umusore umukunda akarira bigende bigende bite ese ubwo wowe ntabwo ukora icyo gukora nta kibazo iki ikibazo ni iki ufite huti iki se igihe wambwiye ngo tuzakora ubukwe tuzakora ikintu kitatujyanye ntabwo wakwihangana umwaka utaha nihangane kugeza ryari ntasire kuri pressure ye nta pressure ndiho ariko nawe ugiye twahereye yewe ntabwo ugenda sindi kumva impamvu ko nyuma ntabwo namuteye nta muntu wenda uri kukwirukana bose nagushaka kubana nanjye yes ndabishaka mbimenye ndabishaka ariko nza no kurusha cyitse wenda niba utakinkunda ufite abandi usigaye ukunda koze nabyumva ufite undi muteganya kubana atarenge rero y'abandi nkunda ntabwo byashoboka arizo cyabo ese niba unkunda igihe tumaraye dukundana si kinini ntabwo twakora ubukwe bikava mu nzira urabona rero we yagenze ariko ubukwe ntabwo ari ibintu umuntu atekereza uyu munsi ejo ngo ahita abikora ariko bimaze igihe tubitegura ngiye kubimaze igihe ariko ngiye naravuze ngo hari akabanza nari mfite hariya igikondo bendera kumva miliyoni sibyo ntabwo nandika mbanze nkagurishe dusetinga ibintu neza tuzakora ubukwe bwiza hari n'amafaranga ubukwe bwiza waretse se tugakoresha ayo dufite ibyo se by'ibibanza ntabwo twazabikoresha nyuma turi kuyifashisha mu bindi ni ngombwa ko ngaho tuyakoresha mu bukwe ntabwo ko turi kunyumva gute ese ikibanza nicyo tuzakoresha mu bukwe twakoresheje ayo dufite ibindi bitazaza nyuma aya mfite nayo bizinesi ikindi nicyo bizinesi ayo mfite nshobora mu bukwe ntacyo nasigara ese yambwiye Akusundi izo business zawe ubwira izo business zisumbya agaciro ku buryo tutabanye tukazahangana ntabwo zigusumbya agaciro ariko umva ko atari ikintu cyandanga cyane cyangwa niba wumva ushingiye kubana nanjye waje tukaba tubona ko nta birenze mbaza uretse ibintu urimo tubane njye ntabwo dukoze cyane kubyumva famille yagiye abifata gute cyangwa se famille yawe uri kuba ushigikiye gushaka nta bukwe none se abantu bose babanye bigeze bakora ubukwe njyewe hari amakupure menshi nzi yabanje barabana mubyaza n'abana benshi cyane wa mbere wa kabiri byagera hagati bagakora ubukwe tubane tutakoze ubukwe kandi dufite uburyo twakora bukava mu nzira antene ibindi kazakugana ni ukuri ngiye twaho erega abandi ni abandi natwe nitwe ntabwo tugomba gukora nk'uko abandi bakoze hanyuma harya ibintu by'igikwe yesi ariko ndabona usa nk'udahari oya ndahari nuko bimeze bite nsubiza amenye nyine uko bimeze andi mbona igisubizo ndeke gukomeza bwira bimeze bite ntabwo ngiye ndi bureke umwanzuro mfite w'umwaka utaha tuzakora igikwe okay njye ndumva utari kubyumva neza niba wumva utakinkunda udakeneye kubana nanjye dukoze ubukwe binyuze mu mucyo n'ababyeyi bacu bakabyishimira tumva rero ibyanjye nawe ndumva ntazi ibyo ari byo pe sinzi wowe uri kubyumva cyangwa se ibindi uri gutekereza okay gahunda z'ubukwe zanjye rero ndabona zitagushishikaje ndumva ntazi ndabona ibyanjye nkawe niba udakiye ko dukora ubukwe reka kugira ute gutandukana nawe nta bukwe butabaye umwaka gusa uzakomeza umbwira ngo umwaka utakugeza ryari bizarangira ryari biva muri ibyo urimo tugomba kugira icyo dukora aho so ubu dupfuye ubukwe gusa nta kintu none ingaruka yagize tuvugane iki se kandi tuvugane iki kandi utari kubyumva urabizi ngiye cyane se waretse ibintu urimo tugakora uko tukabana si ukora tumaze igihe umubaka agakundakaza kundushya gusa ko mbizi ko amafaranga yafite ibyo by'ibibanza ni ngombwa kuko nta kibazo ukeneye ikibazo njye ngiye ko dukora ubukwe tukabana ibintu byo kumbwira ngo ubukwe ngo narirangiye tubushyire byari kuyita iki kibazo
ese ngubu ntabwo ari igihe turimo kibuza tubishyizemo gutyo tubisa sibyo ariko kumbwira ngo mu mwaka utaha byo ntabwo byashoboka ntabwo nategereza umwaka utaha umva ngewe nari mbishyize ku mwaka utaha kugira ngo twitegure neza fureshi mari ntabwo eshatu azabukina aze mbabwize ukuri ibintu umumore ujya ngo ndakare so ndi kuri bize kuri telefone bite ujya kuvuga kujya kuri telefone umuntu ufite n'ibibazo bakaza kumbura ariko inde ni umujama uzi kandi atagiye mu ibyanjye byawe ubu ngubu ugiye kugenda ariko byose utekereza icyo kintu nakubwiye sibyo noneho ugiye gutegura ibintu byose bikenewe uzakenera ushyire ku murongo nanjye ibyo nzakenera ushyire ku murongo ejo tuzongera guhura tuzahora ryari se nimugoroba uvuye ku kazi waza tukavugana ubwo niva mu kazi mu masaha y'umugoroba nzanyura ahantu nzahagusanga nizeye ko ibintu byose tugomba kwishura ku muntu none nta bintu byo kuza undakaza ibintu byo kundakaza umva ntabirambiwe sibyo tuzabishyira ntuzongere kundakaza ndakunda banerekeza ahantu bari bagenda semana ubwo ngubu hazi ikikwe cyane hasi baba bejeje mukecuru wawe ndi mushyitsi ruhande ntacyo mvuze aza ko munsereza ku mwana wanjye inkumi yawe inkuru yanjye ubuyobozi nakubeshye uriya mubi wawe izina ry'imana afite imyaka nka 100 ntago akuze ahubwo ntabwo wamukunze sibyo urasoko nta mukunzi oya man mu bana bose nzanye hangaha uriya mwana ku cyumwe cy'igihecuru gusa ni kazima utajyabona guserera kuko wonse ufite uwuhe weya aga ngiye kuri ibintu byabo bibi ntabwo mbikunda gusa nanone man uyu murezi arambangamira nawe umukobwa yasabiye igikwe man vugishwe kw'Imana aba yangigiye igikwenga ibiki ubona mfite ntuze zo gukora igikwe man se kuneye imyaka afite bari ntukasereza imana urabe mu namba yarari n'ukuntu umunserereza nasi man wowe ntabwo ubibona rafite agasubira kamwe ukuntu karashaje avuye hanga twenda kwica oya mba mbibona nasi sinabyumvaga ariko nanone impamvu namwirukanaga ninde kuri puresha amana ngiye mu secret yifi turi mwana bro twaburiye TikTok none wo mubonye ahita winya ni bimwe byawe ntabwo ari bimwe byanjye nubwo nawe arashaje arazana umuntu udashaje nasi man ngiza abumvira uri mu nzana maribu mane bazapfunge mbwira bangoje kuyobora mu myaka 28 ndakwemera nzane muri 10 n'abapfunge abese tuzwe imyaka 14 muri leta ibyo ntabwo mbese mbabarira pfa kuba n'ubundi uri mwiza by'imyaka ntacyo babireba niyo mpamvu yinza na 28 kuzamuka abakobwa ba 28 kuzamuka mu cyiciro mbere baba bakeneye ukumva aba bakeneye umuntu umwe ati ngo mweza yitike ati bwana nubwo bashaka gutanya ndabizi woza nkongoza umunsi umwe ati pepe mbabara tubane icyumweru basi ndazi icyumweru izina ry'Imana zabyemera yiruka ntabwo yajya subira nese nyine nyereka ku kantu turebe agaswegere ndabizi bari mu 25 yawe komona nakazunguza nakazungu ariko ukaba numvaga kavuga ikinyarwanda fresh muzungu ikinyarwanda baho Nabazo go mu biryo bacuruza amakara gashoga niyo bafite botike kwiyanye mane bizaniye imikino yawe Gisara bitugaba mane reka imikino yo baby tureke kubeshya nyuma nibyo ntabwo bafite botike
nyine urumva na impamvu byanteye amatsiko urumva reba ukuntu gasa turakinya nyine mvuga mu kinyarwanda fresh navuze nti kaba ari agatuza cyangwa ari babagenga bajya bagira nabimukiye nasema nakari umwimukira duhana amanamba arambwira ni kazima arambwira ngaje kundeba noneho cya kigudi cyane nifite hano nyabandi mvira nga faster nyamvu nabaraga umushwe kurango tuguruke mukaguruka muguruka byataye kugira ngo mpamvu nko filime neza kana nako kaba ariko sinafite kana kabye nakinyamirambo ariko akwiyanyama ese nakahe nyamirambo sindinyamirambo mama nabasa gutya mwana mubijago aga mu buryo bwabasiga babazungu bo muri Turkiya abacuruza icyayi mu makofi cyangwa amakara none waye kunukana ukunda gusere waba usugamira ubonye icyana kimeze gushaka kana nibyenda kaca rero mubona uzava kari wasenkana uyise cyakurumva mu bwenge ndabona kwifoto urabona ni nko muri kangahe sago akashaka ko nsa nkaho ari ukuniyize ko bona hano kuntu nago kabona kundi kuvuga gusa nyine urabona ukazi ndabona nkaza ukajya ndabona kajyana n'abantu bapipye bose nabo mu bigiye bagendana nkungu urabona nawe asa nk'umwana w'umunuza ara muri karabaye uri muraseza kandi ako nimba ari kazima nta byadanje tu nakazumba nakanda gatamba bari nese kari tayari iyo buri kane kakazo turebe narakonfirme niba ari kuwasanga ari babatuzi mane se subiza ngiye narebe ngese bintwaye ngiye ntacyo babintwaye bino ako ndabona atari 20 witi ntabwo igipolisi kimaze se twasha system igipolisi kareka nyamara se komeza wicugusa reka ndebande wandi kugira ngo mujye nkontora abashuga mama imana ngaho nyumva ugeze ko washuga mama nose twakora amafaranga kwishyura uri mu butozo ko bopfura ntabwo ubona gusiporo nakoraga wowe twikibuno bro barabita ngo gukora ibuno warangiza ukansekera bakora nawe nyine ikiza cyawe abashaka mu bana akanye ntabwo bashaka tubana ku courage se warabeshya nawe polisi ni kahageze allo yes wageze kuri ya poto okay ongera urenga izindi nk'ebyiri yes ndaje gufata
Wow. Ko mutuye ahantu heza se. nabikaga nuse ko hatangariye cyane. Biratangaje kuba uba mu nzu imeze gutya uri umusore afite umugore se ahubwo ko uba mu nzu nziza. Reka nta mugore ngi ubwo nakubonye ushobora kuba namugera mu minsi mike nkamugera wewe hari ibirenze se Byakunda bitewe n'itwara. okay ntakubeshye rero njye numvaga kutabaho urabona ukuntu zino mbuga zacu umuntu aza akiterura undi akagenda agaterura nk'ifoto by'umuzungu runaka akazana so nubwo twavuganaga navuga nti okay reka basi mbikonfirime ndebe ko ari wewe Birabaye rero turahura. njyewe nje kugufata yari yavuga nti njya ndeba uwo muntu ariko ndabona shane wanjye na original kabisa Ntabwo bagutuburiye. shane waje tu byiza cyane hanyuma se ndakwakiriza iki Pfa kuba ari ibisukika gusa igisukika cyose wenda kimwe cyane. hanyuma rero Cyose n'icyamize ku isi. mwageze nahise babaza nyine kwa kundi kwaje nyine kutamwakiriye se usanze aribyo ndi kumubaza ariko turaganira turimo tunaganira tu nanjye twari babanye baba babeshya subiza abakozi za social media ukuntu nanjye rwose bakagupuraka usanze nanjye aribyo namubwiraga nzikariza kabisa hanyuma uyu yitwa Brighton ni umusore tubana hano cyane kubwirana muri abantu yinjiye bavuze yitwa Brighton turi kwivuga se Nanjye namukabise. akazina keza usiko mubonye batinyutse wa muhanzi umwe muri Amerika bita Alicia Keys Alicia Keys Alicia Keys cyangwa Alicia Keys harimo bya Keys urabona badasa cyangwa umuntu wamusoye ntago aramusoye ntago harya tubwire rero tugiye tugutemo complexe comparativité Oya nta kibazo neza nta kibazo. Ahubwo nabona kamuwete ko kunywa kugira ngo mbashe kumera neza mu muhogo. kamuwete Iyi niko nibera mu bisanzwe. okay umuntu yakareba nta kibazo nta kindi kuya nyine byose tubizanire rimwe ntabyo gusubira ku muhanda bizi ko bakagenda nanjye navuga nk'eshanu virunga yes rero amuseka wazenge asohotse zira zuba kari z'abasaza ndakwiye umva undi mwana nawe atsukarimo white umwana umeze gutya bakubona mu white ubu yumva ibintu isuga muzane virunga usko vya wanjye usko ama virunga se umva ubundi inzoga zira vya wanjye zimurana virunga primus kandi bwa kapeti imitsingi yani kenzi haruzo nzikunda ndabira virunga mbabari zane virunga zingahe dutanu muwe kina kintu nduzane Nakindaga. ntabwo uryo se ntabwo Ndabona izo nyuma yuko kuba ibintu byanjye. abana numwe muganira kumva nje mushiture ndakamubwira aho wishire kuri konti ntabyo yadanje hanyuma kaza muze gato shobora iki cyana se kari daje mani iyo nzoga yacu urayizi ndayizi bro umva n'ibyanjye byigeze kuba uri kumva nasohokanye cyane uri kumva niyemeye byadangitswe n'ibintu byadanje kirayaka sikigiye sinjye kusha fagitire bandi ni fagitire y'ibihumbi 200
magana abiri n'umwe mu kintu tubaza gukora rero bro none muri quartier gusa utagusa nka desa yigurira igitabo cyangwa desa ibi utajyabona n'ibiceri ibihumbi desa ibihumbi magana abiri ayo mafaranga twasindira nk'ukwezi bro urabizi ko inzu ugiye gutezamo akakwereka icyo gukora yumvise uvuga ko ibintu byose ngo binika kare munsi byo tuvuge ko nta bihari mani kasi isuku y'abantu n'abasiga n'ibyo kugira nk'umunota umwe ahubwo ati ko mbona bidahari wazanye izindi nzoga ari ikibazo ako kana arabyemera bo ntabwo muwete yayimuramo abarimi muwete akumubaza imbeje muwete cyatse nimbara mu kwezi wegera uvuge ko nta bihari hari amayobera ntabwo aciriritse kugusa ako akamara kwezi hanyuma nyine urumva ni babyita one night mani rigitanga ku icupa rimwe mani ushaka bakora no mu madesa isuku ry'ama hagati yacu nyine abiro nyine ntari wishira nze kutabaye bone neza nta kibazo bimeze neza hey nani meze fresh mukanye se kwa ruzangiye kugira ama complexe uvuga ngo je mu mazi oya ntabwo tuziranye ahubwo nuko hari ukuntu ubona isura y'umuntu ukabona si ubwa mbere ni chance gusa hagiye bibera mu zekerezi nibera muri kayisezanya bitarama umwana w'abakire ntabwo turi abakire cyane yakaritse zirarinzi ntabwo turi abakire cyane nk'amwe natwe ku myaka yanyu ntabwo natekerezaga ko ibintu ndi kubona ndibuze kubera ibyo ndi kubona urumvaga mba nk'ahantu hameze hate abasore nk'amwe mukunda kuba muba mu tugeto ariko wagira ngo warubatse oya kubera ko uriya hari lifestyle umuntu aba ushaka kuba umuntu ufite akazi keza umugerageza no kuba ahantu hameze fresh hafite isuku ku buryo n'umuntu wese waje kukureba atagucishamo ijisho ariko n'ubundi ntabirenze birumvikana inzu ni nziza iranakonje mukuru klima yaho nayikunze meze nk'iwanyu i Burayi gusa n'abazungu cyane mama na papa ninde muzungu muri bo ibya famiye ni birebire ariko harimo umunyamahanga okay ndumva ari fresh none mani ko muri butike zose zifunze bagenda biti nyine abacuruzi ba champagne nsanze bafunze ese aricyo twera kunzanye nka virunga byibura twese twamubye nyine twibura ntazindi byiri ubasha kwimera gato cyangwa mfite imitsingi ko ndabona ari bifunga nta kibazo tubizi ibintu byo kwigura nta kibazo oya si twe twakira abashyitsi murakoze cyane ubwo ni virunga na mfite imitsingi bivange sha aho ntabwo kubona n'ubu mfite ibitsingi cya duheni amoseri okay ngiye bwongera ni virunga twebwe twabasaza nyine turi ba mukambwe bako choosing ama amoseri nta kibazo ubwo nzanye bisaba kwemera mwana wabonye ni umusimu ubwo nta amoseri nyine si fresh yani fresh sawa sha uraza kwemera rero kamuhete karabuze oya nta kibazo n'ubundi ntabwo nari naguteguje ariko uzabizi utazabiza kundeba mvuge nti imana mubaterare cyane none se aje ufite imyaka ingahe ngiye kwinjira mu mwaka wa 18 18 hariya ni umuziki harimo abana badangije nk'iwacu ntabwo nari ko nawe ujya witabira ibirori nk'ibi oya umuntu agenda akavayibinga rwose ibintu ari fresh numva twahuze n'abana nanjye nkunda ibirori cyane kuko n'ibirori byataye iyo ngiyo wasinze uba ufite vibe zimeze buriya abakobwa bagira ubwoko bumwe bwo gusinda hari usinda akarira hari usinda akikaruma hari usinda agashaka ubunshenesha byatari so wowe ntuze bimeze gute
ushobora kuba ntabwo mbizi biterwa n'umbona nasinze. bitewe n'ukuntu ntabwo wize wasinze. Ese nakimenya gute nasinze? Wakaba ibizi kandi ugiye nasinze mufitiye impamvu. Ngiye simba nyine n'umuntu nkora, ngiye mba nifitiye umujinya cyangwa bitangira ubushyuhe bwinshi, byose birashoboka. Njye ntabwo mbizi. Ntabwo bizi. Ako wenda buri uzandewe nasinze ahantu mbere ko mba mbizi. Hari ubundi bubibone mu kanya. Anyway, ufite akantu keza byatanga. Akantu ushobora kugahereza ukuntu. Oya kanisanzwe n'agashaneti gasanzwe. Karasanzwe. Nakunze umusatsi wawe. Murakoze. Wazawuntije nk'icyumweru se. Ntukwereka utuntu nikorera. Bibaye ari ibishoboka ntabwo. Wawuma. Ariko n'imirimo yawe uzayikoze. Ufite imirimo myiza. Wari ubizi? Uko bimbwiye ndabimenya. Ndabimenya. Wagira ngo isizeho ubuki. Ndabivuga nk'uwayisomye kandi sindayisoma ariko. None se, can I kiss? Ibyo bintu ntabwo mbikunda. Si ubwo urumva bikwiye ko twabikorera hano muri salo. Just kiss yonyine nta bindi birenze gusa. Oya mugenzi wawe si ubwo aje akadusanga bimeze gutyo. Mugenzi wanjye n'ubundi araza ndi kumwumva ariko nyine byari joke. Njye ntabwo ibyo bintu ndabikora. Relax. Wibirakariye munasaba ngo mbizanye ku ngufu. Oya ntabwo ndakaye niko nagusobanurira. Wasobanurira kugira ngo umenye. Watinye iyi saro. Ariko wabyumva ntabwo byari bikwiye. It's so simple. Byabirana. Kawandeba burya basi. Ese ufite amasomo? Oya ntabwo mfite amasoni ahubwo. Ese umeze neza ubundi? Urumva namera nabi turi kumwe. Meze neza cyane. Ndaza kuganira neza tumaze kugucira mu natubiye. Nta kibazo. Rwose umuhungu wanyu ko yabaye. Shanda bamwe yatinze ariko ari buze turi ibintu bisa. Ushimishwa n'iki mu buzima busanzwe? Mfite umuhogo having fun. Iyo abantu turi kumwe bishimiye ndabishimiye. Barishimye. Biragora kuganira n'abantu bacecetse. Akunda n'abasazi. Rero nyine wanyanganira igisazi na deranje byatare. Impamvu wabonaga nta nyine ko uzi gufatira cyane. Dushobora kuba twahuye duhuje. Nawe komeza. Nanjye nkunda ibintu bijya muri esanse. Njye muri esanse. Okay. Yitaba umutima wawe. Ewa ntakinze Kuko wagira ngo uvuye Nyarugusha. ntabwo ari nyayo. Siko imodoka z'imusanze zari zahabuze. Ntangiye gusinda ntarazi. Byana by'abasaza byishakira. Turakonda se. Turashyushye mwana usiko mu rukose gari ikigoryi. Ibonye ko yashyuriza amusiteri zonyine yakonjeje amusiteri zonyine. Turamuhaza. Wanshaka kumuha na kamwe wakanga tubiri. Kanze kandebe z'abafungurire. Hano kuri kuba iyi mutipo kayito konjamo. Ntabwo Yaguteye ubwoba. Nta niyise. Araza turi kuva ibintu wagira nkaho neza. Kaye ninya. Yari mabwira ngo hari igisambo ngo babaye nyugo mu musa. Birashoboka ko gisa nkaho cyaba cyaramwambuye umukobwa. Sinamufungure mwana. Ese wenda nk'iki cyana ntari. Kuzana ibirahuri bitari gusa cyangwa ntabwo nakumva gusukamo.
ibyo birabona byari ibyabaye ariko nta birenze menya turi gusinde Nzega wesheje urufuro gusa. menya turi gusinde wiyijije se ntabona kabisa wihangane tuguhaye mu kirahure cya squat oya mani se barakagira imana kuri nako yishyikira hano mwiza ntiwereke se caki yazima kuri uko mbyumva ntabwo yazima Ese tukamutonda. sibwira ngo ni mwiza Ngomba Sekarang start ngana tishimye nuko mara yakubwira ngo muziranye bagiye byacana vibinga nta kibazo Buriya nta kibazo ahubwo nari ubumenyi afite mukayi. nakana sawa nipi umusore nitseri kabisa ntago avangi ayashaye n'umwana wese twaganiriye n'umuntu ariko ubu yatwaye ariko ari mu mawe kuri za mbuga tu kuganiriye zigera zitya zigahuza abantu bikarangira babona imyuga mbere y'umwima yongeye mwabiri ko Umuhungu wawe n'umwicanyi yasukiye urufuro gusa. hari gusa harakubwiye cyangwa Reka ntabwo zimenyereye cyane ziraza. Niyo mpamvu ntabwo zimenyereye abakara nta kibazo kara niyo mwako kamwe konyine ntacyo bitwaye ntacyo twose ntacyo bitwaye kabisa ndironga nta kibazo. ndabona akomeje kuri imana kamara kimuganira igihe kamara yicaye hanze n'uga telefone nibyo byamfasha emugana wa mujere tubuze ibigoro bizimushyire ku murongo kuko ndabona yatinye yagize ubwoba sinzi ubwoba afite ngo yakuterwa n'iki ntacyo bamukonfirima bamukonfirima ubwo icyo cyo cyinshi uzaza kumbwira sibyo arangwa gusa no muri buriya ushaka aratumiza agapira ariko kemeza nk'agapira witi usa watumiza nk'agapira wa mugani wa mwana si unashobora twongere kwa best giraffe n'imbuto yayo ushaka mugari mu mwana njyewe mubaze ngo ibyo biretse tudakomeza ibintu uyu mwana wacu atari gusa oya gusa si umusirimu kutarya inkoko bishyira Oya nta kibazo. ibyo ari buze n'abari nta kibazo kuba kwibaye ntabi hari badutumije badutanga no kubona umuceri agapira mu ni nka veni veni simarabura veni ntabirenze abandi bajya veni ntabirenze noneho bari kumweretse ikanze muhamagare sibyo ikanze bimumvugisha izanjye nta namukora boro zanyu sibyo sibyo byaba byiza sawa arasohotse uramutuze basi Uriya muntu afite ibigambo byinshi cyane se ujya ugira irungu. shaka rero mbere byatari kandi mukano Gusa ibigambo bye byanje cyane ntabwo kuko ko ntabwo nabimenye abantu bavuga kuriya cyane. kutari kunoza Rero ukiri ifu umuhungu wawe ariko ndabona uri meze neza nawe. Oya ntabwo ari uko batanga cheers abantu bose ndayitanga iyo ugiye guhereza umuntu cheers muri kumwe umureba mu maso gutya nyine ubitanga umureba mu maso just kugira ngo yereke ko bikuvuye ku mutima wose uri kuyimereza gutya. ndi kugenda ngufata gake gake amategeko yari nyihanze ndakoze gushaka bombe kureba ngo ntabwo ndi umuntu usanzwe udakabije. cyane nishimiye ko twahuye ukunze uburyo uganiramo uburyo uciyemo ntabwo biba byoroshye guhura n'umuntu bwa mbere ngo umusaza uramenye cyane biragora. haba harimo umwe watiye undi urihagana akanegera kugushota agira ngo mbere ariko ngira ngo basi umusaza umubone ko ntabe
Alo? Meze neza? None uko dushaka ko mutuzanira ipira iri kumwe n'uko ufatiye ubwo nangahe? Okay, bwo turabishyura ari uko muhageze cyane. Oya nabarangira urabona Kicukiro mu banyamakuru uramutse wageze wambwira mu Kagarama. Mu minota ingahe? Okay, sawa murakoze ukatubarindire. Sawa sawa. Murugo tujuje ibyo. Cyazi Imana ikunda abasore kabisa. Aka kana ngiye kukitamo. Gasukoze. By'imyaka 17, 18. Baciye mu gihe. Zingahe byakosha.